Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza. Mwese mufata umwanya mukagenda mwibanira natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye. Amakuru bari kuvuga mu Rwanda, mu Burundi ndetse n'andi hose ku isi. Tukugeza amakuru bari kugenda avugwa mu myidagaduro cyangwa se abari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu ntara y'Amajyaruguru rero mu karere ka Rulindo, ni ibintu bikomeje kugenda bihavugwa. Ni mu kagari ka Bugaragara, umudugudu n'uwa Gisiza ndetse umurenge n'uwa Shyorongi. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bihavugwa rwose. Ni ibintu bikomeje kugenda bihavuga aho umugabo witwa Ayindamiye Jean Marie Vianney, umugabo w'imyaka 44 rwose y'amavuko. Uyu mugabo rero wakwibaza ngo yaje gukora ikintu. Umugabo waje kuba yakwica umugore we rwose amutemesheje isuka, ngo ni nyuma yuko yabanje ngo kumukubita intebe. Uyu mugore rero bakaba bamwita Mukeshimana Anne Marie, nyakwigendera rwose wishwe n'uyu mugabo Ayindamiye Jean Marie Vianney. Ayindamiye Jean Marie Vianney rero akaba ari umugabo warugabwe ubana n'uyu mugore rwose Mukeshimana Anne Marie nk'umugabo n'umugore, ndetse bari bafitanye n'abana. Ni ibintu rero ngo byari bimaze iminsi, haba abantu bari bamaze iminsi rwose ngo batumvikana habe namba. Ubwo rero ngo haje kuba haba imbarutso rwose ngo y'iki kibazo, aho rwose ngo umugabo yaje umugore cyangwa se bakimbiranye ku bijyanye na mituweli y'umwana ngo itari yarahinduriwe ifoto nk'imbarutse. Rero ngo icyo cyaje guteza ibibazo rwose, cyaje guteza ikibazo gikomeye hagati muri uyu muryango, kugeza ubwo rwose ngo uyu mugabo Ayindamiye Jean Marie Vianney nkuko yabyivugiye rwose ngo yananiwe gukontorora umujinya we, hanyuma rwose ngo niko gufata isuka ayikubita uyu mugore we Mukeshimana Anne Marie. Ngo bavuga yuko nabanje kumukubita intebe, ngo ibyo sukuri, ngo rwose mu magambo ye yavuze ko ngo yagize umujinya, hanyuma niko gufata isuka ngo arayimukubita. Uyu mugabo rero ngo yasabye rwose imbabazi itorero yasengeragamo, umuryango yashatsemo cyangwa se n'umuryango we muri rusange, ndetse asaba n'igihugu cy'u Rwanda imbabazi, cyangwa se abaturage b'igihugu cy'u Rwanda imbabazi muri rusange. Ibi rero wakwibaza ngo biteye bite? Ni ibintu rero bikomeje rwose kugenda bivuga nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira. Bwa mbere rero uru rubanza rukaba rwaraburanishijwe rwose ku itariki ya 8 Mata, aho rwose ubushinjacyaha bwakomezaga kugenda cyangwa aribwo bwashinjaga uyu mugabo rwose Ayindamiye Jean Marie Vianney. Ku itariki ya 8 Mata 2022 nibwo yagejejwe mu rukiko, ashinjwa icyaha cyo kwica umugore we ndetse yanabigambiriye. Uyu mugabo rero nawe rwose ntago yaje kubihakana. Ubwo nibwo rwose urukiko rukuru hariya mu karere ka Rulindo, cyangwa se urukiko rukuru hariya mu karere ka Rulindo rwaje gutegeka ko rwose uru rubanza ngo ruzasubukurwa cyangwa se ruzongera kuburanishwa ku itariki ya 14 Mata 2022. Ubwo ni nyuma y'iminsi ngahe? Ni nyuma y'iminsi 6 rwaje kuburanishwa rero mu ruhame ku itariki ya 14 Mata rwose 2022. Ni hariya mu murenge wa Shyorongi, mu mudugudu wa Gasiza, akagari ni Bugaragara, akarere rwose na Rulindo. Nibwo uru rubanza rushinjwamo uyu mugabo Ayindamiye Jean Marie Vianney rwaje kuburanishwa mu ruhame hagati, cyangwa se hagati y'inteko z'abaturage ndetse n'abaturage muri rusange nk'uko bari babisabye. Uyu mugabo rero nyuma yo kwisobanura, cyangwa se nyuma y'uko ubushinjacyaha bukomeje kugenda abumushinja, nawe yaje kwisobanura mu magambo agiye atandukanye. Ari nabwo rero rwose urukiko rukuru rwa hariya mu karere ka Rulindo rwaje kwemeza yuko ngo uyu mugabo agiye gufungwa cyangwa se akatiwe imyaka 25 mu buroko. Ngo rero wakwibaza impamvu atakatiwe burundu, ngo ni ibintu yagiye yisobanura cyangwa se ibimenyetso yagiye atanga byagiye byoroshya icyaha, ngo bitewe n'imibanire yari afitanye n'uwo mugore cyangwa se n'intandaro y'icyaha. Ngo byaje kugenda gute rero rwose? Ngo bari bamaze igihe ndetse
ngo rwose uyu mugore anamuca inyuma. Ngo bari abantu rwose umuryango warubanye utumvikana, ngo ni umuryango utarubanye mu mahoro, ngo mu myaka rwose igiye ishize itambutse babana, ngo nta na rimwe bigeze bumvikana. Iyo mituweli rero ngo niyo yaje kuba imbarutso y'icyo kibazo. Hanyuma rwose uyu mugabo ngo niko gufata iyo suka bitewe n'ibibazo bigiye bitandukanye bari baragiranye bitewe n'umujinya, yikubita uwo mugore we. Urukiko rero nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira, rukaba rwavuze ko uyu mugabo yakatiwe imyaka 25 afunzwe. Ni ku karubanda rwose aho haburanishwaga uyu mugabo. Bivuze ngo rero uyu mugabo Ayindamiye Jean Marie Vianney agiye gufungwa imyaka 25. Yemerewe kujurira ndetse n'umuryango wa Mukeshimana Marie cyangwa se umuryango wa Mukeshimana Anne Marie nawe ukaba wemerewe kuba wajurira mu gihe utanyuzwe n'umwanzuro w'urubanza. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo rero hari byinshi yagiye atangaza kuri iki kibazo kijyanye n'imibanire mibi iri mu muryango cyangwa se kutumvikana kugiye kugaragara mu miryango igiye itandukanye mu karere ka Rulindo. Bamwita Mukanyirigira Judith, ni umuyobozi w'akarere ka Rulindo, akaba yaboneyeho rwose kuba yasaba abaturage kuba babana neza bakabana mu mahoro, ndetse n'ibibazo babashije kuba batabaje kubikemura bakaba bakwegera ubuyobozi ngo nicyo bubereyeho, naho rwose ngo bategereye ubuyobozi nabo bakifatira umwanzuro bakaba babikemura mu mahoro. Yasabye abaturage rero kuba baba ijisho ry'umuturage cyangwa se ijisho ry'umutekano, aho babonye ikibazo rwose ntibatinye kukivuga bakagitanga hakiri kare, ngo bityo ikibazo kikaba cyakemurwa mu maguru makeya. Ntibiragiye atangaza ubwo uru rubanza rwose rwari rumaje kuburanishwa, nibwo yaboneyeho rero rwose abwira abaturage ko ari ibintu bagomba kwigaho cyangwa se gutekerezaho, kuko ngo ubuzima ni ubwabo, nta wundi muntu rwose uba ubabereyeho cyangwa nta wundi muntu baba babereyeho. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bibabaza abatari bakeya y'abana mu Rwanda ndetse n'ahandi hose, aho rwose imibanire mibi cyangwa se imibanire mibi igaragara mu miryango nyarwanda ikomeje kugenda itera inkeke, aho hakomeje kugenda hagaragara n'impfu zigiye zitandukanye. Ni nyuma y'abagenda rwose banarwanira ku mugaragaro mukomeje kugenda mubyumva. Haribaza rero icyaba cyakorwa cyangwa ikibura kugira ngo umuryango nyarwanda ube wabana utekanye. Reka tubashimire rero kandi tubifurize kugubwa neza mwese muba mwabanye natwe muri gahunda z'amakuru abagiye atandukanye. Ibyo nibyo twabwiraga biri kubera mu karere ka Rulindo. Niba ari ubwa mbere rubashe kuhakurikirana Kigali Top News, tugati kanda subscribe n'iryo jambo ritukura, notification yacu ijye ikugeraho ku gihe.